Ijambo ry'umunsi. Ubwenge nicyo kintu gikenewe mu by'ukuri kuri no si ya none. Soma Imigani igice cya 4 umurongo wa 7. Ubwenge nicyo kintu gikenewe hano ku isi, andi nama hitamo yawe wenyine, nabwo ari icyemezo Imana igufatira. Ubwenge ni ubushobozi bwo kumenya itandukaniro mu bidukikije, mu bintu byose byihuse, umuntu ndetse n'amahirwe, hano hose haba harimo itandukaniro. Ubwenge ni ubushobozi bwo kumenya ingaruka z'icyemezo. Ubwenge burimo gukemura ikibazo cy'umuntu hamwe n'igisubizo cy'Imana. Ubwenge ni ukumenya Imana hafi yawe, ndetse kandi ubwenge ni imbuto ya byose. Ubwenge ni ukwiyongera kw'amafaranga ndetse n'ubuzima bwawe. Ni gake cyane ndetse niba binashoboka nsenga ku byerekeranye amafaranga, ubuzima ndetse n'ibindi bibazo. Ndakomeza kandi nshishikaye gusenga, kwiga, kubaza ndetse no gukurikirana ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana ni imbuto ya buri kimwe cyose kiri hano ku isi. Ubwenge bushobora kuza bunyuze mu bihombo, bushobora kunyura mu bibazo, umujyanama wizewe. Ubwenge bushobora kunyura mu matwi cyane, bushobora kunyura mu gusesengura ndetse n'ahandi henshi. Ariko se kandi uzi n'ikindi, inzira yoroshye yo kubona ubwenge wari uzi yuko ari ukubugura. Ibyanditswe rwose byerekana yuko umuntu ubwenge abugura. Byanze bikunze niyo mpamvu ngura ibitabo ngashora mu nyigisho z'abayobozi badasanzwe n'abagize ibyo bageraho mu buzima bwabo. Amagambo yawe rero arakomeye kuruta n'ibitekerezo byawe. Ndashaka yuko usoma inyandiko zanjye zidasanzwe mboherereza, harimo inkunga zanjye, harimo ibitekerezo byanjye ndetse na bimwe mu byo navumbuye. Nzishyura ikiguzi icyo ari cyo cyose kugira ngo mpagarike ububabare bwawe, shimangire ejo hazaza hawe. Imana iguhe umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 655 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.